Yesu ashimwe bene data, nongeye kubahereza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge. Mana yacu, Mana y'urukundo, tugushimiye yuko wongeye kutugirira ubuntu, tukongera kubona amahirwe yo kuganira ijambo ryawe. Nyemerera uri kuriganira natwe, uri tusobanurira mu mitima yacu, kandi dushoboze gusohoza ububasha bwawe, dusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu, ari nawo usoza inyigisho yacu. Tumaze icyumweru cyose twiga ivuga ku kuba abana b'Imana by'ukuri. Uyu munsi rero turasoma n'ubundi mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 3 umurongo wa 2 n'uwa 3, ndetse havuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, uko tuzamureba uko ari. 3 akavuga ngo kandi ufite ibyo byiringiro muri we, iboneza nk'uko aboneye, Imana itugirire neza. None tugiye kwitsa cyane muri uwo murongo wa 3 uvuga ngo ufite ibyo byiringiro muri we, ibyo byiringiro by'uko ari umwana w'Imana, uwabyizeye akabyemera, uwamaze kwemera kwizera Yesu Kristo akamwakira mu mutima we, uwemeye kwitandukanya n'ibyaha, ko twabonye yuko abana b'Imana badakora ibyaha, ariko haba n'undi munsi tubona yuko iyo umuntu akoze ibyaha aba ari uwa Satani. Nyine umuntu wemeye gutandukana n'ibyaha akava mu ba Satani, akemera gukora byose nk'uko Kristo amuyobora, agakiranuka, uwo ngo twabonye ko ari umwana w'Imana. Uwo muntu rero ufite ibyo byiringiro, uwo muntu ubyizera, uwo muntu wizeye Yesu Kristo gutyo, uwo muntu ngo hari ikintu kimuranga, ngo ahora yiboneza nk'uko Kristo aboneye, ahora afite intego yo gutera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Kandi ntabwo bigarukira mu byifuzo gusa, avuge ngo mba numva navuga neza nk'uko Yesu Kristo yavugaga, mba numva umunyakuri nk'uko yavugaga. Oya, umunyakuri kugira icyifuzo cyo gusa na Yesu ni byiza, ariko kandi ntukabigarukize mu cyifuzo gusa. Jya ukora ibikwiye nyine ugusa na Yesu Kristo, ugera ikirenge mu cye, ati uyu munsi ntabwo wenda nabashije kuvuga ukuri nk'uko Yesu Kristo yakuvuga, ariko reka ntemera aha ngaha. Ukihana ukavuga Mana mbabarira, hanyuma ugafata ingamba z'uburyo noneho ugiye gukosora amakosa wakoze, ukagera ikirenge mu cya Yesu Kristo. Uhora wiboneza nawe, uhore wirebera mu ndorerwamo ye. Indorerwamo nziza wakireberamo ukuntu Yesu asa ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ritubwira imibereho ye, ijambo ry'Imana ritubwira uko yabagaho, ukuntu yabagaho. Byigane nawe ubeho nk'uko yabagaho, mbese uvuge nk'uko yakabaye avuga ari muri uwo mwanya wawe urimo. Ibitekerezo byawe bibe nk'ibyo yakabaye agira. Ibintu Yesu Kristo atatekereza, none ntukabitekereze. Ibintu Yesu atareba, nawe ntukabirebe. Ibintu Yesu atategera amatwi, nawe ntukabitegera amatwi. No mu kwambara, wowe uri kunyumva, jya uvuga ati suba abaye ari Yesu koko ari muri uyu mwanya ndimo, yakambara nk'ibi nambaye. Abaye ari Yesu koko ubu yakicara nk'ahantu nicaye, Imana itugirire neza. Vuga ati abaye ari Yesu yagira inshuti zimeze nk'izi zanjye. Vuga ati abaye ari Yesu ya treatinga abantu nk'uko nguko mbikoze, abantu yabafata nk'uko mbafashe niba uri no mu kazi kawe. Vuga ati abaye ari Yesu yakakira abantu nk'uko ukuntu mbakiriye. Niba ufite abo wowe ukoresha, vuga ati abaye ari Yesu yakoresha aba bantu nk'uko nguko njyewe mbikora. Imana yacu tugirire neza. Umwigireho kwiboneza uko aboneye, ibyo bidukwiriye nk'abana b'Imana. Yesu aduhana umugisha. Ntibigarukire gusa mu kumvira ijambo, genda ukora iby'iryo jambo. Niko Yesu Kristo yajyaga avuga. Yamaraga kwigisha ati mugende mukora iby'iryo jambo, mugende mukore mutyo. Ati nawe genda ukora utyo, genda uba umwana w'Imana, bose bakubone mukuru umwana w'Imana. Uharanire nyine kugaragaza ishusho y'Imana muri bose, ubeho nk'ukuri. Ijambo ry'Imana twasomye naho ryavuze ngo kandi ngo turi abana b'Imana, ngo kandi niko turi koko. Ugenda uba umwana w'Imana koko, ntibigarukire mu izina gusa. Yesu aduhana umugisha.